turabasuhuje nshuti bakunze b'ikiganiro amateka ya Bibiliya. By'umwihariko aho turi kugaruka ku mateka y'intumwa za Yesu, aho ubushize twaganiriye ku mateka y'intumwa Simoni Petero. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'intumwa Yakobo mwene Zebedayo. Uwo mwumva ni inkuru nziza Bakate tubahaye ikaze. Yakobo mukuru muri babiri bari mu ntumwa za Yesu, abahungu ba Zebedayo abo Yesu yitaga abana b'inkuba. Yari afite imyaka 30 y'ubukuru ubwo yinjiraga mu itsinda ry'intumwa. Yari yubatse afite abana 4, yari aturanye no kwa se mu nkengero z'i Kaperinaumu i Betsaida. Yari umurobyi akora neza uwo mwuga muri iyo kampani ya se, yaba we yaba Yohana, Andereya ndetse na Petero. Yakobo na Yohana bari baranejejwe no kugirirwa amahirwe yo kuba baramenye Yesu mbere y'izindi ntumwa nubwo atari bahamagawe mbere. Uyu mwigishwa ngo ntiyari yoroshye, yarahindagurikaga cyane kandi yasaga n'ufite imiterere ijijishije kandi iyoborwa n'amarangamutima cyane. Yagiraga umujinya mwinshi cyane iyo yabaga arakajwe, kandi iyo uburakari bwe bwabaga bushize yavugaga ko ubwo burakari bwari bufite impamvu zumvikana. Uretse uburakari yagiraga, Yakobo yari afite imiterere ijya kumera nk'iya Andereya, uretse ko atari afite ubwenge bushishoza nk'ubwa Andereya ku birebana n'imibanire y'abantu, ariko yari azi gutanga imbwirwaruhame nziza cyane kandi yamenyaga kuganiza abantu. Nubwo Yakobo atari umuntu wigunga, ariko rimwe na rimwe wasangaga ari kuvuga inkuru nyinshi ubundi ugasanga acecetse cyane. Yakundaga kuganira na Yesu, ariko yaba ari mu itsinda ry'intumwa ugasanga ari umuntu ucecetse. Ikosa yagiraga cyane nuko ngo yakundaga guceceka nta mpamvu. Imiterere y'intumwa Yakobo yihariye ngo kwari ukubasha kubona impande zombi mu kibazo, mbese ntiyajyaga ahengamira ku ruhande rumwe. Mu ntumwa zose niwe wenyine wageragezaga kumva ikinyigisho za Yesu zashakaga kuvuga. Yari yaratinze cyane kumva ubusobanuro bw'inyigisho ze, ariko bagiye kumurangiza imyaka 3 yaramaze kugerageza kugira ibyo yumvamo, nubwo atari neza, kandi bigasa naho bagiraga imyumvire icuritse ku butumwa bwa Yesu. Yakobo yashoboraga gusobanukirwa n'imiterere ya muntu cyane ko yari azi ubushishozi bwa Andereya, ubuhubutsi bwa Petero ndetse no kwishyira ukizana kwa mwene se Yohana. Nubwo Yakobo na Yohana bagiye bagorwa no gukorera hamwe, ariko byaje gutangaza uburyo baje gukora neza. Ntago byabakundiye gusa naho bahuje nka Andereya na Petero bitewe n'ubushishozi n'ubwenge bwa Andereya, ariko bakoze neza kuruta uko byatekerezwaga. Bari bafite umutima ukomeye, ariko bakaba abanyamwete. Abo bana b'inkuba nibo bashaka ko Yesu amanura umuriro ku Basamariya bari banze kwemera ubutumwa bwiza. Ariko urupfu rutunguranye rwa Yakobo rwahinduye umutima w'umuvandimwe we Yohana. Yakobo yakundaga cyane urukundo rutagajuka rwa Yesu, uburyo Yesu yitaga ku bantu b'inzego zose, uhereye ku mukene ukagera ku mukire, kandi uhereye ku woroheje ukageza ku ukomeye. Yakobo mwene Zebedayo yari umuntu watekerezaga neza kandi wateguraga ibintu neza. Yari umwe mu bantu bagaragara nk'abatekereza neza hamwe na Andereya mu itsinda ry'intumwa. Yari umuntu w'umunyamwete kandi ntakorera ijisho. Yari umunyabwenge kandi agaharanira ko Petero yajya ahora atekereza ibintu bizima. Yari umuntu wicisha bugufi kandi utagaragara cyane, umukorerabushake uhoraho. Nta gisubizo yajyaga ashaka kirenze ibyo yamaze kumva neza. Nyina wa Yakobo yasabye ko abana be bajya mu myanya yo hejuru, umwe ibumoso undi iburyo bwa Yesu, maze bakazahinduka abantu bakomeye ku ngoma y'Abaroma. Kandi ubwo bavugaga ko biteguye gufata izo nshingano, bo baganishaga ku guhangana n'ingoma y'igitugu ya Roma yari imaze igihe kirekire ibakandamiza, kandi bifuzaga cyane kuzishyura igiciro icyo ari cyo cyose byatwara, ariko bakikura mu bata bw'ingoma y'Abaroma. Igihe Yesu yababazaga niba bari biteguye kunyura ku gikombe, bahasubije ko babyiteguye rwose. Kandi kubirebana na Yakobo byari ukuri kuzuye ko yari umunyeshyaka cyane, ndetse mu buryo bunyuranye we n'ibyo yibwiraga. Niwe wa mbere wanywereye kuri icyo gikombe, yicwa na se wa Herode Agripa. Yakobo yabaye wa mbere muri 12 watanze ubuzima bwe mu ntambara nshya y'ubwami, nubwo cyari ikinyuranyo cy'ibyo yumvaga. Herode Agripa yaterwaga ubwoba cyane na Yakobo kurenza abandi bose mu bigishwa. Yakobo yabaga yitonze kandi akenshi acecetse, ariko iyo imyizerere yakorwagaho yahindukaga undi wundi. Yakobo yari yuje ubwuzu bwe, yatangaga ubuzima bwe mu buryo bwuzuye, kandi ubwo urupfu rwe rwazaga yitwaye neza mu buryo bwo guha agaciro urupfu yari agiye gupfira umwami Yesu.
nguko uko Yakobo yabaye inkorarume mu ntumwa 12 mu gupfira ubutumwa bwiza, nubwo byari byarakomeje kubagora cyane kumva ko atari kubaturwa ku ngoma y'Abaroma. Turabashimiye mwe twari kumwe mu mateka y'intumwa Yakobo, tubararikira kuzongera kubana mu mateka ya mwene nyina Yohana. Amateka y'izi ntumwa mwayasanga mu bitabo nka Bibiliya, Uwifuzwe byose, Ibyakozwe n'intumwa n'igitabo Urantia.